Turi mu kwezi kwa Gashyantare, ukwezi kumwe rukumbi kugira uruhare mu ihinduka ry'ingano y'iminsi igize umwaka, ukwezi kugufi kurusha andi 11 asigaye. Mu bwami bw'Abongereza bemeza ko muri uku kwezi ari bw'inyoni hagati y'ingabo n'ingore zihura, bityo zikororoka. Gashyantare benshi bakwita ukwezi k'urukundo. Muri uku kwezi hagati tariki 14 abatari bake ku isi bizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakundana, Saint Valentin. Gendeye musi Joseph Tuyishimire kuri nibyo cano nifashishije ibinyamakuru birimo NPR mu gitekerezo cya Alan Shaper, inyamakuru umuryango na Kigali Today nabateguriye bimwe mu byo wamenya kuri uyu munsi: inkomoko, uburyo wizihizwa, icyo amadini uvugaho, ndetse n'ubusobanuro bw'amabara yambarwa kuri uwo munsi. Nkwibutse niba utarakora subscribe, aka niko kanya gutera inkunga ikomeye iyi cano, ari nakusangiza abandi ibiganiro byacu. Ikaze mu kiganiro kivuga ku rukundo. Saint Valentin, umunsi witiriwe mutagatifu Valentin, ni umunsi utuje w'urukundo n'ibyiza. Kumva ko ufitanye isano n'ibigirwamana ndetse n'imihango gakondo yiswe iya gipagani byakumvikana nk'inkuru mbi cyane mu matwi ya bamwe, cyane ab'imyemerere ishamikiye ku madini amwe n'amwe harimo n'akorera mu Rwanda. Reka duhere ku birango by'ibanze bishushanya uyu munsi. Niwandika ijambo Saint Valentin kuri Wikipedia uzabona igishushanyo cy'umwana w'umuhungu ufite amababa, agaheto n'umwambi, udafite icyo yambaye. Uyu yiswe Cupido n'abo mu bwami bw'Abagereki bwo hambere, ashushanya ikigirwamana cy'urukundo. Imigani n'ibitekerezo byo mu Bagereki rero bivuga ko iyo ikigirwamana kirasha umwambi umuntu ahita akunda uwo bahuye. Rimwe na rimwe ngo hari nubwo kibarasira rimwe, ni ukuvuga umuhungu n'umukobwa bagakundana ubwo bakaba agati k'inkubirane. Ibi babyita mu Gifaransa coup de foudre. Amateka hari icyo wavuga nk'igitekerezo cy'uyu Cupido. Ikigirwamana cy'urukundo Cupido ngo cyakunze umwana w'umuntu witwaga Psyche, wari ufite uburanga butangaje ndetse ngo gishaka kumugira umugore. Ariko nyina wa Cupido, ikigirwamana Venus, ngo cyabyitambitsemo karahava yihiga bukware Psyche nk'uko igitekerezo gikomeza kibivuga. Gusa ngo Cupido yatanze ikirego kuri se ari w'ikigirwamana Jupiter. Uyu ategeka ikigirwamana Mercure gushimuta Psyche akamuzana ku musozi waturwagaho ibigirwamana mu Bugereki wa Olympe. Psyche yashimuswe mu ibanga, ageze kuri Olympe anyweshwa divayi y'ibigirwamana, nawe agira ubudapfa, agirwa umugore na Cupido bakundana urudashira batyo. Gusa nanone si iki kirango gusa gishobora gutera bamwe kwemera isano y'uyu munsi n'imihango yiswe iya gipagani. Hari abanyamateka bavuga ko umunsi wa Saint Valentin waba ufitanye isano n'imihango yizihizwaga kuva ku itariki 13 kugeza kuri 15 Gashyantare mu bwami bw'Abaromani, yitwaga Lilipercale cyangwa se na Juno Februata. Ni imihango ishamikiye cyane ku gitsina no ku myororokere nk'uko inyandiko z'amateka zibivuga. Uyu munsi mukuru rero wiswe uruhushya ku gitsina, licence sexuelle, wizihizwaga mu rwego rwo guhimbaza ikigirwamana cya Lupercus cy'uburumbuke, ubuhinzi, ubuhigi bw'ibirura n'uburinzi bw'amatungo. Abaromani bizeraga ko abantu n'amatungo byo muri ubu bwami birindwi ibirura n'iki kigirwamana. Ntibitangaje kuko imigani y'Abaromani inagaragaza ko abashinze umujyi wa Roma ari bo Romulus ndetse na Remus bonkejwe n'ikirura. Mu kwizihiza uyu munsi wa Lupercale, abanyamihango bawo ngo babagaga intama n'imbwa, amaraso yabyo bakayajandikamo impu zabyo zikanyengerwa nabyo, hanyuma zigakenyerwa n'abakobwa. Hanyuma abanyamihango rero bakazenguruka umujyi bakubita aba bakobwa inkoni zikoze mu migozi yo muri za mpu z'amatungo batambye. Izi ngo zitwaga Februa, bisobanura kweza, purification, ari naho hava izina Février, ukwezi kwizihizwamo Saint Valentin muri iki gihe. Ibi rero ngo byahaga aba bakobwa amahirwe yo kuzabona urubyaro ndetse no kuzibaruka batababaye. Ku Baromani kandi ukwezi kwa Gashyantare ngo kwari kwarahariwe ikigirwamana Juno Februata cy'urukundo, abagore n'umuhango wo gushyingirwa. Muri uku kwezi ku itariki ya 14 abanyamuhango bashyiraga udupapuro mu gaseke twanditseho amazina y'abangavu, maze buri ngimbi igatora muri utu dupapuro uwitomboye akayifasha mu mikino mu birori byakorwagamo n'imibonano mpuzabitsina hizihizwa uyu munsi mukuru kugeza amezi y'uwo mwaka urangiye. Hanyuma rero ku cy'amateka akomeza avuga nuko igihe Kiliziya Gatolika y'i Roma yakuragaho imwe mu mihango yiswe ya gipagani, indi gahuzwa n'iya Kiliziya Gatolika hagamijwe kuzana
gusezerana umwuka mwiza i Roma mwaka wa 494 nyuma ya Yezu Kristo. Papa Galaze wa mbere yakuyeho umunsi mukuru wa Juno Februata usimbuzo wa Purification de la Vierge Marie cyangwa se Chandelelle. Yezu aturwa Imana mu rusengero cyangwa se mu ihekaru, naho muri 496 ahindura umunsi w'imihango ya Lipercale awugira Saint Valentin. Uretse ikimenyetso cya Cupido twatangiye dusobanura, umutima rimwe na rimwe unyuze mu mwambi ni ikimenyetso nacyo kiranga umunsi w'abakundana Saint Valentin, kuko ngo gutanga umutima ni ikimenyetso cy'urukundo rutavangiye kuko bingana no gutanga byose. Andi mateka ya Saint Valentin ahuzwe n'umupadiri wasezeranyaga abasore n'inkumi rwihishwa kuko bitari byemewe, ndetse nyuma byamenyekana akaza kwicwa. Bivuga ko yahowe Imana. Uwo munsi ufatwa nk'uw'abakundana bahereye kuri icyo gihe icyo gikorwa cya Mutagatifu Valentin yakoze, ariko usanga utavugaho rumwe ku buryo hagaragara indimi nyinshi cyane zitandukanye zitawuhurizaho. Kiliziya Gatolika nk'idini rihimbaza abatagatifu ivuga iki kuri uwo munsi? Mu nyandiko igenerwa Radio Maria Rwanda igaragaza iby'uwo munsi. Uyu munsi hari Mutagatifu Valentin. Gusa uyu mutagatifu ngusanga abantu bamuvugaho byinshi, ariko usanga byuzuyemo n'amakabya nkuru. Ubusanzwe Kiliziya ihimbaza aba Valentin batatu. Abo ni Valentin w'i Roma, umupadiri wahowe Imana mu kinyejana cya gatatu. Valentini w'Itarini akaba umwepiskopi wahowe Imana mu kinyejana cya gatatu nawe, na Valentini umumaritiri wo muri Afurika ya ruguru hatazwi byinshi kuri we. Mutagatifu Valentin bamuvugaho byinshi, by'umwihariko inkuru yahimbwe nyuma bakayitirira umutagatifu witwa Valentin kubera ko ahimbazwa ku munsi wa abapagani bizihizagaho ikigirwamana cy'uburumbuke bashaka kuva mu gipagani. Dore inkuru bahimbye rero bayitirira Mutagatifu Valentin uko iteye. Abavuga ko ku ngoma y'umwami w'abami w'Abaromani Claudius abonye ko abasirikare bahunga urugamba bagiye gusura ingo zabo, yaciye iteka ko abasore bose badashaka. Nibwo Valentin rero uwo nguwo ngo wari umusaserodoti yiyemeje kubashyingira rwihishwa. Bamaze kubimenya bahise bamufunga bamukatira urwo gupfa, ariko ngari mu munyururu urubyiruko rwaramusuraga cyane. By'umwihariko hari umukobwa w'umurinzi w'uburoko wamusuraga. Umunsi apfuye rero ubwo ngo hari ku ya 14 Gashyantare, Valentin yandikiye wa mukobwa ibaruwa arangiza asinyagira ati mu rukundo rwa Valentin wawe. Uku nguku ni ku nkuru yahimbwe. Ariko se amateka nyayo ya Mutagatifu Valentin uzwi ku munsi w'abakundanye yo nayahe? Amateka nyayo naya ngaya. Muri 300 itotezwa rya Kiliziya rikomeye cyane, Valentin wari umusaserodoti w'i Roma nawe kimwe n'abandi bakristo yarafashwe afatwa n'umwami, hanyuma agerageza kumutesha ubukristo ariko ndi abukomeraho. Nuko Valentin ati umenye ingabire y'agatangaza Imana yahaye abantu waba umwana we, ntiwasubira gusenga ibyo bigirwamana by'amashusho ugira ngo usenge. Umwami ati ngaho nyigisha Yezu nanjye nkunde nzajye mu ijuru. Nuko Valentin ati icyambere ni ugusaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe, kuzisaba Imana y'ukuri. Icya kabiri ni ukwemera Yezu Kristo n'inyigisho ze zose. Icya gatatu ni ukwigishwa ukabatizwa. Umwami izo nyigisho zimujyamo koko, ariko rero ntiyemera kubera gutinya ingabo ze n'abandi bakuru b'Abaroma bari baraho ngaho. Nuko umwami ashyikiriza Valentin umucamanza we mukuru ngo amujyana ajye kumurarana. Nijoro rero umucamanza yinjira mu buroko mu kazu gatoya Valentin yari afungiyemo, aramwegera aramubwira ati umwana umaze imyaka 2 yarahumye, numukiza untegeka icyo ushaka ndagikora. Umwana amuzanira Valentin aramukiza. Uwo mucamanza yitwaga Asteri. Asteri rero hamwe n'umukobwa we Valeni akijije baremera barabatizwa, babatirizwa hamwe n'abagaragu babo n'inshuti zabo. Icyo gihe ababatijwe ubwo bari 144. Umwami abimenye ategeka ko babafata bose babicira umunsi umwe hamwe na Valentin wa 14 Gashyantare mu mwaka wa 300. Ngiyo inkuru y'ukuri ya Mutagatifu Valentin. Kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare? Kuva mu bihe bya kera Antiquité, umunsi wo hagati wo mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke. Mu Bagereki ndetse no mu Baromani nk'ubwami bukomeye bwagiye busimburana mu bihe bitandukanye. Mu Bagereki ho kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'Imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani rero
tariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihiza Liperkare, aho baturaga ibitambo Liperkusi, imana y'uburumbuke, nk'uko byavuzwe haruguru mu nkuru natangiye mbabwira. Uko uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa ahantu hatandukanye mu bice byose by'isi. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abaseribateri kurusha abakundana, ariko ubu byarahindutse. Ariko kera abasore n'abakobwa bakinaga umukino, aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa aho yihishe rero bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko uwo mwaka urangira. Ubu ngubu siko bikimeze, kubera ko mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'uw'abakundana, ufatwa nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura, mating mu rurimi rw'icyongereza. Kuri uwo munsi akaba aribwo banabyizihiza. Mu Buyapani ho ntibiba byoroshye, nta nubwo biba binasanzwe, kuko kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora kandi zihenze. Gusa mu Buyapani kuri uyu munsi ntabwo birangiriraho, kuko ku itariki 14 Werurwe abagabo nabo barishyura, bagaha abo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi bihenze byibura inshuro 3 kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki rero bayita White Day, ni 14 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe mu Buyapani. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakristu cyane cyane i Burayi bajya gusura ibisigazwa bye ahantu bivugwa ko biba biri. Mu Bushinwa na Taiwan ho kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin watangiye kwizihizwa cyane. Muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye, ntabwo ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare nk'uko bimenyerewe ku isi yose, ahubwo bo bawugira ku itariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Doce Namorados. Muri Colombia naho bagira umunsi w'abakundana wabo, ntabwo ari nk'uyu nguyu, ahubwo ni ku munsi wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 9, ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Kuri Saint Valentin abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma, amagambo meza cyane, impano zifatika n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Aha bivuga ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri 1.5 miliyari, muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore ndetse n'abakobwa bayaha abagabo cyangwa abasore bakunda. Binavugwa ko Saint Valentin ari yitangwaho bene aya makarita menshi kurusha indi minsi, ariko ni nyuma y'umunsi mukuru wa Noheli. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku wundi, ndetse ubu ari abakundana batarashakana, ababana kabone niyo baba bakuze, abenshi bagaragaza ko uyu munsi ugize icyo uvuze mu buzima bw'urukundo rwabo. Amabara arimo umutuku, umukara n'umweru nayo akunze kugaragara ku munsi w'abakundanye. Umweru gusobanura urukundo rw'umwimerere ruzira icyasha cy'uburyarya, naho umutuku ugasobanura urukundo ndengakamere, kwimariramo n'ubudahemuka kuwukunda. Uyu munsi rero urangwa no kwambara imyenda yiganjemo ayo mabara, gusa hari n'abandi usanga bambaye iroze. Bamwe mu bakristo ndetse n'abatabarizwa mu madini ya gikristo ntabwo bizihiza uyu munsi kubera inkomoko n'amateka, gusa benshi mu ngeri zose bakawizihiza kubw'igisobanuro cy'urukundo gusa. Ariko nanone hari n'abandi ku rundi ruhande bavuga ko uyu munsi watejwe imbaraga n'impamvu z'ubucuruzi bwa byinshi bitangwaho nk'impano kuri uyu munsi. Urukundo rushyitse ruganje mu mvugo no mu ngiro, mu budahemuka no kwihanganirana, nibyo nifuriza mwe muri mu rugendo rw'urukundo. Abizihiza Saint Valentin bishingire ku mpamvu ngirabuzima, bisibe kuba impamvu zo kwitabira ibikorwa by'ubuhehesi, ubusambanyi n'ubushurashuzi. Abatayizihiza namwe ntibibe impamvu yo gutekereza uko biri hagati yanyu kandi mwari umwe, kuko umunsi umwe si wuhatse urukundo rwanyu. Tuje mbashishikariza gusangiza abandi ibiganiro bya nibyo, utarakora subscribe ayikora ubu ngubu, ndetse n'abandi mubashishikarize nk'ibyo ngibyo. Iki cyari ikiganiro kivuga ku rukundo, aho twavuze ku mateka, ibirango ndetse n'amabara ya Saint Valentin. Ngendeye MC Joseph Tuyishimire, nakagaruka mu biganiro bitaha. Mugira amahoro n'ubuzima buzima.